Mwiriwe ni Rusi Tuyisenge ugarutse mu kiganiro Karamubyeyi, aho turebera hamwe ubuzima bw'umubyeyi utwite n'icyo twamufasha. Iki kiganiro rero mugikurikirana Umubyeyi TV kandi kizajya kibageraho uko bikwiriye kugira ngo twese tubashe gufatanyiriza hamwe kumenya no gushyigikira umubyeyi utwite. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kwibukiranya bimwe mu bimenyetso bishobora kumenyesha umuntu yuko atwite. Ubushize twabonye umubyeyi utwite uwo ari we, ko ari umuntu wese ugeze mu kigero cy'imyaka y'uburumbuke ushobora gukora imibonano mpuzabitsina akaba yasama mu gihe idakingiye. Ibimenyetso rero bimuranga: ashobora kubura imihango mu gihe runaka. Ikindi, ashobora kumva amabere amurya cyangwa se akumva amabere aremereye. Ashobora kumva inda yonka cyangwa se ashobora kubona isura yo mu maso yarahindutse. Ibyo byose rero ni bimwe mu bimenyetso bishobora kumuranga. Ashobora kumva afite iseseme cyangwa se akaba yaruka cyangwa se agaciragura. Ibyo byose bishobora kuba bimwe mu bimenyetso byamugaragariza ko atwite. Nyamara ibi ntibihagije, kimwe n'uko ashobora no kubona nyababyeyi yiyongera. Igikurikiraho ni uko akwiye gukora ikizamini cyo kwa muganga, ikizamini cy'inkari cyangwa icy'amaraso, kugira ngo n'umuganga nawe amufashe rwose kumenya yuko koko atwite. Impamvu tuvuga ibi bimenyetso ni uko hari abantu benshi bajya babyibonaho ugasanga badashobora gusobanukirwa n'icyababayeho, cyangwa se akagira ngo aratwite nyamara arwaye iyindi ndwara yo muri nyababyeyi. Niyo mpamvu kugana ivuriro ari ngombwa kugira ngo umuganga amufate ibi bizami amumenyeshe neza yuko atwite. Icyo nabibutsa ni uko uyu mubyeyi wamaze kumenya ko atwite cyangwa yasamye aba akwiye kwirinda mu byo arya, mu byo anywa, mu byo akora, uburyo yambara, kugira ngo abashe gusigasira wa mwana atwite ngo azabashe kumubyara umwana ameze neza. Tugiye kurebera hamwe uburyo ababyeyi batwite bajya biyumvamo uburibwe bwo mu kiziba cy'inda. Rimwe na rimwe ugasanga ntabwo bashobora kumenya yuko ubu buribwe ari ubusanzwe. Bamwe rero bihutira kunywa imiti y'ibyatsi, abandi bakihutira kugura imiti mu mafarumasi bashaka kwivura ubu bubabare bwo mu kiziba cy'inda. Muri iki kiganiro ndagira ngo nshishikarize umubyeyi wese utwite unyumva ko akwiye kwirinda cyane kugira ikintu anywa mu gihe yamenye ko atwite, ashaka kwivura ububabare bwo mu kiziba cy'inda atahawe uburenganzira na muganga. Kubera ko ububabare bwo mu kiziba cy'inda ni ububabare busanzwe ku bamama bose. Umubyeyi wese utwite agira ububabare bwo mu kiziba cy'inda. Hari ubuza butewe n'uburwayi koko akaba agomba kwivuza, akaba yafata imiti. Hari n'ububabare bahora bumva busanzwe bitari ngombwa ko umubyeyi afata imiti yo kwa muganga. Reka turebere hamwe kuri ubu bubabare bushobora kuba ari ububabare busanzwe butasaba ko umubyeyi anywa imiti yo kwa muganga. Kimwe, ububabare bushobora guterwa nuko umubiri uri gukora imisemburo myinshi iza gufasha umubiri kurema wa mwana. Ubu bubabare bukaba bwaterwa n'iyo misemburo. Aha rero si ngombwa ko umubyeyi utwite anywa imiti yo kwa muganga. Ikindi, uko umwana agenda akura agenda asa nkaho abangamira igice cyo hasi cya nyababyeyi, bikaba byatuma uyu mubyeyi yumva agize bwa bubabare bwo mu kiziba cy'inda. Ndibutse ko ubu bubabare buba ari ububabare bwakwihanganirwa. Ntabwo umubyeyi agomba kunywa imiti iyo ari yo yose, keretse iyo bwa bubabare bwamaze kurenga akumva atagishobora kubwihanganira. Ababyeyi benshi rero bajya banywa imiti y'ibyatsi bashaka kwivura ubu bubabare, cyane cyane ko baba batekereza ko barwaye ifumbi. Mu by'ukuri ababyeyi twagiye tuganira ahantu hatandukanye twagiye dukorera, bagiye batubwira ko batinya ko ifumbi ishobora gucagagurira umwana mu nda, ugasanga banyweye imiti y'ibyatsi. Reka mbibutse ko imiti y'ibyatsi atari myiza na gato ku mubyeyi utwite. Ndahamagara umubyeyi wese kudakoresha imiti y'ibyatsi, kuko iyi miti y'ibyatsi hari igihe itambuka inyuze mu rureri ikaba yagera ku mwana, ukazasanga umwana avukanye ubusembwa bwaturutse kuri iyi miti umubyeyi yanyoye, cyane cyane iyo ari mu byumweru 12 bya mbere by'inda. Rero umubyeyi utwite muri ibi byumweru 12 by'inda akwiye kwirinda kugira ikintu na kimwe anywa cy'umuti waba wo kwa muganga cyangwa se umuti gakondo atabiherewe uburenganzira n'umuganga umukurikirana, kuko nyuma y'igihe biba bizateza ingorane ku mwana atwite.
Ikindi kintu gishobora gutuma ababyeyi bagira ububabare bwo mu kiziba cy'inda ngiye kugarukaho cyane ni uburyo umubyeyi utwite ashobora gukora imibonano mpuzabitsina hakoreshwa imbaraga nyinshi cyangwa se hakoreshwa inshuro nyinshi bikaba byamuteza kubabara mu kiziba cy'inda. Ibi ngibi rero nabyo duhamagarira umubyeyi utwite kumenya ko muri bya byumweru 12 by'inda aba akwiye kugabanya inshuro akora imibonano mpuzabitsina cyangwa se akagabanywa n'imbaraga zikoreshwa kugira ngo bitamuteza cya kibazo cyo kubabara mu kiziba cy'inda. Ikindi kintu kijya kibaho ababyeyi batwite bakunda kugira ni ukwituma impatwe, ugasanga umubyeyi utwite afite ikibazo cyo kujya ku musarani. Ahangaha rero tubagira inama yo kunywa amazi menshi ahagije, gukoresha imbuto cyane n'imboga kugira ngo bibarinde kugira cya kibazo cyo kwituma impatwe, noneho bikaba byabatera kwa kubabara mu kiziba cy'inda. Ikindi twabwira ababyeyi batwite ni uko baba bakwiye kwirinda kuba mu mwanya umwe. Aha ndashaka kuvuga nko kumara amasaha menshi ahagaze, kumara amasaha menshi yicaye, kuba yagira imirimo akora yunamye. Ibi byose nabyo ni bimwe mu mpamvu zishobora gutuma umubyeyi wacu ababara mu kiziba cy'inda. Ndabashimiye ko mwadukurikiranye, naho mu kiganiro cy'ubutaha